Oh, no, 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 no. Aro, waramutera yifashe bike umugoroba je cyagiye naho abasize nawe wahise utaha unkurikiye usi wabyutse ako uriya mushuti wacu tuzamugenza gutera abonye ukuntu hari ahantu kwa Kibonke buriya yaje kiriya cyo kunywa cyacu bari baduhaye agahita agikuramo mwatirege buriya narumiwe ukuntu nari mfite icyaka se sha waba we ahubwo hari akantu nari natekereje buriya nuko wenda tutazabona umwanya ngo tuzakamukorere rwose turebe ukuntu twamuca kuri rangeso yazabidukora n'ahandi rwose no mwijuru uri kubyuka nuko ntazi ukuntu twazamubona nari nzakwereka akantu twazamukora kandi kamuca kuri iriya ngeso kuko buriya nta gihe na kimwe atabikoraga ngo agera ahantu bari gusoma ngo upfa kuba umuhereje gusa ntibasukaga ubu naje niyicariye mu rugo ako kuntu nari kugira ngo tuzabipange twari tuzaba turi kumwe yaza agasoma tukamubwira ko hari ikintu twari twashizemo noneho rero reka nkwereke wowe uri hano mu rugo reka nze muhamagare aza ndebe ubwo nahagera nawe ndakubwira uhita unyaruka wowe tembera uragana hano ubwo ngo ngiye kumuhamagara mubwira aza ndebe arasanga nateguye ako kunywa ubwo ngubwo nanjye ndaba nashize mu tuntu two kumubesha Jesus ageze hano mu blood of Jesus ubwo ngubwo ndabiza arahita asoma ubwo nawe uze duhite tumuhabura neza tumwemeze ko arapfa biramera nkaho twamubuze bisaba ko uraza uri seriye ku buryo biragaragara nyine akagira ubwoba tukareba ukuntu twamukora kuri iriya ngeso rwose umuntu w'inshuti yacu buriya yazana dusebya n'ahandi saba gira vuba unyaruke nawe yambugishije mu kanya yambwiye ko nta kintu ari gukora sawa bamuhiye zirikanye ko yongeremo nako kunywa vangiramo cyakaba gafite na kizi I don't want peace. I want problems always. A few moments later. Ngaramutse. Yego. Hey. Turiyo. Hey. Kenzo kicyo washite. Kubuziki mwana. Be makara. Wazana kandira. No. Ewe. Hey! Nyaruka. Yewe. Inzoga yikuye.
inzoga iryoshye we yayisengeye ntabwo kaje bemaka inzoga yayikuye hera turacakora iki mu nzu mwa kareke waramutseho kumera cyane yego makara we gakeye neza gakeye umuti gwanjye gugiye kareke inzoga umuti gwanjye nari muno nari nshaka gutega nuwo yamariye inkoko urahumenya ari inzoga mwa si wowe buriya wabaye uburozi uyu ni umuti nari ngiye gutega inkoko ariyo ntayo tugafunga bema kungure y'ibiki nagatangaza ndabinyweye urabinyweye sininde wari ubikuhaye kandi nzi ko cyane biteretse nkagira ngo wari ugusomaho nkaza nk'inywera ubwo urampemukiye kiba wabivuze nyivuga ngo hari ni wowe wandiraga ivu nakwiraza nuko zihe urugutomagura ndimihondo umuhobo bose byarangiye nyine ubwo ngubwo mu minota 5 urabupfuye ahubwo mvira zubuwe maka nibyo mu nkore mvira hanga udapfira hagenda ko ntangiye kuzumva oya kunyagamira icyo rimwe mu bikoze kamuzanira amazi ihangane kamuzanira amazi zubuwe nagatangaza abana urampemukiye we urampemukiye makara we ihangane hari amazi gagufasha sinushizemo ihangane gose karekeye ayo we mpamagare ubufasha bakujyane no kwa muganga bahamagare we ayo data we n'umutwe urandiye alo amaye ayo we data we batoro ngurira gacaje cucuro no yahuye mu mutima nategesheje manza mwangambaniye birebe kiri kugaragurika hano ayo data we byarangiye we kumuha amazi ariko turebe ukuntu twamujyana no kwa muganga bema kuzi ko ndi no gutitira ayiwe orororo ash makara we ayiwe we ihangane ariko nihangane iki nawe yakubwire kamatorosha ze turebe ukuntu twakwiza kwa muganga ihangane iki inda yawe ubaruje guhomera si none si ubundi ihangane matorosha araje turi ukuntu twakwiza oya nsanze inzoga ahangaha mbona iteye amabengeza ni yari yawe se wari ubuhaye ubusa rundi wa birori hano nagize ngo kunywaho ubwo gakubaye bari n'igihe wapfa bati ubwo burozi burica kanone siko nahingiye kubutegesha ku nkoko nahinda busiga inkoko umuhobo gwagiye gugahita gupfa akonde nyine ubwo nabaye umuhobo none nabigenza ko nani ndagusubira kuja ndabona ikintu mbonye nkabira nubona udapfuye ubwo nk'ubwo uzongera kugenda urapfa kuyora ayo we ntabwo byashoboka ntabwo nzongera ayo we wahebeba akora sima torosha ze mureko n'umujana kwa muganga toroshi nawe hamagaye gaturebe ayo we wamugwese ko nari uburozi biri kuburira hehe mbese munda ntanya no kuzongerera uri gusoma ntabwo wumvishemo byari inzoga mu kada numvisha akayoga ayo we yawe wari waramenyeye nabi nzongera ubu si wabicigaho ukabishobora ayo mbonye isomo we ayo we muhamagare bari mu nzira yewe ageze hese ageze nka he bari hafi ayo we ari hafi wanje nupfa ntabigizemo uruhare wose nurabuze izina yawe nini ko wari uzi ko ndaza wampamagaye ukagasiga hariya wari uzi ko ntaraza ndisomera yego waramutse se naramutse mu karitasi ya gahunda nayikoze wawe niyo mpamvu uri kubona kijyamye hasi kijyamye rupfe n'indago yarurenze matoro nawe urangambani ipfa ayo we ndebera nabikubwiye n'inda yawe nabikubwiye gosha mwafatanye kungambanira
Maturo ntabwo nenze ko nawe umeze gutyo ari we nizeraga. Wahora n'iki ubwo reka mpamagare bakuzanira isanduku hakiri kare. Yego sha nibyo mwe mushaka urasezera kurinde ibyo mwe mushaka mubigezeho ndabasezera sindabasezera mu biki ntabwo tukikujanira kwa muganga muza wumve mumbabare mungirira imbabazi. Oya iyo nawe ugomba ukwiye kwigabanya gusa ubu nukiraga uri kwibuka ibintu dukoreraga wadusanga n'agacupu kaba bagakuyemo ngeze nta musoma we kuyanje turimaragamo ayo date we ubu ni sanduku iri mu nzira iri we byihorere inshuti z'ubu gupfa birajyanaga wahora n'iki uri kubabara ndi kubabara mu nda umutwe imbeho ubu turi kubabara ufate n'umutwe ubu ngubu kubera ukuntu mwagize ndi kumva mutanga nuko nyine imbaraga ziri kugenda zicendera uri kumva wadukubita wahora n'iki kwica uzaguhitana umugabo ugikomanya isafuriya nari narabigwaye ariko njyewe ibi bintu ako si uri kumusindagiza wamwihora agapfa reka tumwere ku rukundo nubwo nta rukundo mufite iyo nawe ugomba kwigabanya urukundo si nta rukundo mufite Maturo nta rukundo ufite uri guhubanya yego sha suba mwara agapfa uri gukora ntabwumvi mu bantu nizeraga Maturo shimwe wa mbere ayo nakurangiranye bati yakurangiranye neza cyane ipfana n'ubundi ukwiye gupfa nawe ntabwo ariyo buhingira yego sha makara nawe nibe nkoreye wari waranjujubije nakwemeye baba we napfe ipfana n'ubundi numva icyo kintu kiri kushinga we aho ngaho niho hanyuma uza kuvuganya ibintu byose oya mundeke n'ubundi ntacyo nkisa mundeke yarangiye rega uri gusaza imigeri kwa muganga si urahakwiriye ubu munzijije iki kuza ngasoma akantu ntabihawe nibyo mungambane mukanduga wari umuti tujengereje tumweraga inzoga iyo mubimbwira wenda nanjye ko wenda agira ukuntu ngabanya mutandose winda yawe nini niyo twanze cyane turakoze nyine ari igihe namwe mwazahura n'abandi reka wumve ariko uri kumva byihorere biri kuryoha munkinyagurire ntakundi umeze nk'uri kugira uri kugukirigita ndekuza we si ubundi wamureka ariko se ari kuja he namere gutya niho burakora neza Maturo wari umuntu uhamagara yagaramye wareba iyo nda yawe nkayireba ikagaragara yego sha ikande gutyo n'ubundi nimwe mwabikoze umva umwana ndaje ngira ngo nakayoga yansigiye urazi nawe nabaye umuhungu sikari karyoshe we wandoze nakundi nyine nakundi iyo nenge kuyireba kandi nakuroze wari wabimenye ariko buriya uramutse ugize iyo nda wazongera kwabirira ibintu byose ntabwo nzongera ndambaye hose oya kayoga kararyohaga n'isanduku iri hafi kugera hano utagira uzayisangayo nugerayo ugiye uzagayinywa murambaza menshi tuzanyuranywa nyinshi uwisanduku ari hafi kugera hano iri gucamo umuntu w'umugabo urakomera isafuriya ayo makara we imana izabibabaza orosha n'ubundi abantu bafite indi ingana gutyo ntabwo tubazikeneye cyo kambabwira ndamutse nkiza kwa none nkakira nahita mbumurokore uzadushimira nzabashimira iki turiniga zawe nzabashimira iki turi amagi yawe twaguhaye akantu karyoshye haguruka vuba batarufataho hirya sungura mu kibazo nongera iyo nda yawe urananyanduje ariko rero uri kumva urapfa oya ndikumva wagira ngo biri kugenda bigabanyuka buhoro ntabwo uko nemeze imbere ariko nkimeze uri rero ibi bintu twabikoze tubizi ibintu n'amasoro Jesus is Lord. matoro umubwira twabikoze tubizi no kugira ngo tuguhe isomo niyo nda yawe ujye ugera ahantu ureka kwabirira ibintu byaba byose ubonye
uri kwibuka ukuntu waje guritwara igihe wabaga udusanze ahantu turi gusoma ndabizi n'ahandi hose mu baturanyi n'ahandi hose batubwiraga ko iyo uhageze ugasanga ikintu uhita gusukayo oya bimubera isomo umugabo ugikomana isafuriya uwo muco wawukurikije nde wawutojwe nande wumva utari kwisebya n'ugusebya n'umugore wawe n'inshuti zawe nkanjye makari inshuti yawe ya mbere ya hafi uriya ahantu bagiye kunsebya bigarukira ahangaha ubwo nanjye mbonye isomo ribone reba nkaje matoroshi ihangane nta kundi hangana none si bwana Karekezi bitewe urebye ku bubabare uhuye nabwo ubu inyuma yaho ugiye kwitwara gute ntabwo nzongera kwabira ibyo mbonye byose cyangwa ngo nzego ni bamwe muri kumwe mite nkaminura nkamaremo bikubera isomo ibintu byo gukurura ufite amatiyo mu muhogo byari byaratubabaje rwose twagira nawe nuko wabicikaho ariko nyine wihangane mu gihe twabinyujijemo nzongera bagufite ruhura mu nda nanga n'ibiki guhera ubu ngubu ntuzongere ntabwo nzongera inda nini yishe nde ngo yishe nyina nyine ko numvaga nizere ko isomo ugura ivunye aribonye atoroshi nawe nabigerageza niko tuzabigenza kandi uzabifashamo nanjye nimbikora namwe muzabinkora nta kibazo turi kumwe turi kumwe ariko iyo nduyigabanyije kuzana kandi kagwa turinywera cyane nta gihorwa ikindi akagwa ko karimo mu nzu ndabashiriramo akagwa akagwa makaza ndi no koroherwa kaza genda kaza